Mwiriwe neza mwese, dukomeje kubashimira uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro bya FIATech, tubashimira n'abamaze gukora subscribe, n'abamaze gukora share, n'abamaze gukora like, n'abatanga commentaire, mwese turakomeza kubashimira bitewe izo ni inyunganizi muba murimo muduhereza. Hanyuma mbibutsa ko mukurikira kubagezaho iki kiganiro ni Fiacre, benshi turaziranye, kandi nkomeza kubashimira n'uburyo nkomeje kubona mutera imbere mu ikoranabuhanga. Hanyuma uyu munsi rero ngiye gushyiraho, uyu munsi ndashyiraho isomo cyangwa se ikiganiro ku bijyanye na Excel. Ngiye gutangira kwigisha Excel. Abantu bagiye baca muri comment benshi bifuza kandi badusaba ko twatangira gushyiramo ibijyanye n'ama Excel, ama Word, zimwe muri program cyangwa se package ya Office yose, Microsoft Office, Word, Excel na PowerPoint, nk'izikunze gukoreshwa ndetse n'izindi nyinshi tuzagenda tuzirebera hamwe. Hanyuma hano murabona tableau mfite ya Excel. Nagerageje gushyiramo données zitandukanye, harimo amakoroni atandukanye, muri kuyabona hano. Dufite first name, last name, TG na examen kuri 40, TG na examen kuri 50, TG na examen kuri 70. Ubwo nagerageje kuba nabikora nkaho ari nk'ibihembwe bitatu. Reka ngerageze kubivuga gutyo kugira ngo bibashe gusobanuka impamvu nakoze ibi bintu bitandukanye mu buryo butatu gutya. Hanyuma hari operation zimwe na zimwe tugiye kurebera hamwe uko muri kuzibona hano. Nagerageje kuzishyira mu mabara atandukanye rwose kugira ngo tuzibone mu buryo bugaragara. Hari addition cyangwa se igiteranyo, nagiye mbishyira no mu Kinyarwanda kuko benshi bagiye babidusaba ko bizagenda bibafasha. Hari subtractions cyangwa se ikinyuranyo cyangwa se gukuramo. Hari division cyangwa se division mu Gifaransa, cyangwa se mu Kinyarwanda ni ikigabanyo. Hanyuma hari multiplication cyangwa se multiplications mu Cyongereza cyangwa se mu Kinyarwanda ni igikubo. Hakaza kuba sum, tukaza kugira na percentage cyangwa se gushyira ku ijana, n'icyo bita ranking. Rank ni uburyo bwo gushyira nko ku myanya cyangwa se gutondekanya ibintu, reka mbyite mu Kinyarwanda cyo gushyira ku myanya. Tukaza kureba minimum ni ukureba ikintu gito mu bintu runaka. Maximum ni ukureba ikintu kinini mu bintu runaka. Average ni ugushyira ku mpuzandengo, reka mbyite gutyo, cyangwa se average cyangwa se moyenne. Hanyuma hano muri kubona ko dufite table rwose igerageza kuba ifite ibintu byinshi bitandukanye. Nkurikije nk'uko aha ndimo ndahidinga, turakomeza tubashimire rwose. Hanyuma tugiye gukoresha izi formule uko ari zigera kuri 5. Hanyuma murabona ko dufite abanyeshuri cyangwa se abantu bagize amanota atandukanye. Hari TG ya mbere, examen ya mbere, TG ya kabiri, examen ya kabiri, TG. Donc kuvuga ngo buri TG igiye ifite na examen yayo. Reka mbigire gutya, mbigire ku buryo amabara rwose araba atandukanye. Reka nshyiremo hano nk'ubururu, hano nshyiremo nk'umukara, bigume gutya. Muri kubona ko buri korone ifite, buri TG na examen yayo igiye ifite ibara ritandukanye. Hano rero uraza ugakirika hano muri aho ushaka igisubizo. Hano ubwo tugiye gutangira kwiga guteranya. Buri formule ndajya mbereka uburyo bubiri. Aha mu guteranya uraza ukandika formule zose zitangirwa n'ikimenyetso cya bihwanye. Ubwo ni bihwanye, mu byumve neza. Hanyuma murebe hano muri Excel tuba dufite izi nyuguti ziri hejuru, A, B, C, D, ugakomeza. Tukagira no mu murongo uhagaze uri vertical, uri verticale, witwa uriho imibare, numbers. Utu tubare tuvuze umubare cyangwa se nimero rows, imirongo. Hanyuma izi nyuguti zikaba zivuze ama columns cyangwa se amakoroni.
Bivuze ngo rero nk'ubu urugero iyo ukiritse mu kazu, tuvuge ko nkiritse muri aka kazu kano, reka nkashyiremo ibara wenda ry'umuhondo, ry'ubururu, aka kazu nkiritsemo ibara ry'ubururu. Ubu ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye izina ryako urabanza ukamenya korone karimo. Urabona ko aka kazu kari muri korone ya J, yitwa J. Noneho kugira ngo umenye row karimo uratambika utambike uhita ubona ko ari J ya 6. Urabona ko na 6 yabaye active. Uranabibona hano hejuru mu nguni ibumoso, hano uri kubibona. Noneho rero sasa ubu ni ukuvuga ngo tugiye gutangira formule. Urandika ikimenyetso cya bihwanye. Uyu mubare wa mbere urahagana he? Ushatse wamara kwandika bihwanye ugaselectiona iyi mibare yawe yose gutya murebe. Nkiritse mu wa mbere, reka mbisibe nongere ntangire. Wandika ikimenyetso cya bihwanye ugakirika mu mubare wa mbere imibare biri ku murongo umwe, ugakirika ugakomeza ugakanda nkanze left button, ugasoreza hariya ugahita ukanda enter. Hariya habaye ereri. Urandika bihwanye wandike. Urabona ko aka kazu ka mbere karimo 32 kano ni ukuva iyo ugenda ushyiraho, wandika aho umubare wa mbere uri ugashyiraho ikimenyetso cya guteranya shift plus, ni kuri buto ibiriho na bihwanye. Nkirike no muri uyu shyireho place, shyireho n'uyu nteranyeho, shyireho n'uyu nteranyeho, shyireho n'uyu nteranyeho, shyireho n'uyu nteranyeho. Iyo usoje urekeraho. Ninkora kuri bihwanye buriya barahita banyereka igiteranyo cya byose ni 125. Icyiza cya formule rero ni muri kubona ko isomo ni Excel formulas na functions. Uraza ugakirika mu gisubizo cya mbere wabonye. Urabona mu nguni hano haba hari akantu kameze nk'akadomo. Bivuze ngo iki gisubizo cyabonetse twifashishije formulas, Excel formulas cyangwa se formule. Iyo ukozemo double click ibindi bisubizo bya hano hasi hose birizana. Ukirikamo hano mu gisubizo cya mbere ugakora double click muri aka kantu kaba kaje mu nguni, ibisubizo bindi birizana. Iyo ni shuwa ya mbere. Cyangwa se ugakirika mu gisubizo cya mbere ugakirikamo hano muri aka kantu mu nguni ugakurura ukagezaho Excel table yawe irangiriye, ibisubizo biraje. Tugeze kugukuramo rero. Urugero nshobora kuvuga nti nshaka ko uragifata uyu mubare, nshaka gufata uyu mubare 125, reka ngushyiremo ibara ry'umutuku kugira ngo muze kubibona. Uyu mubare w'125 imibare iri aha ngaha muri addition, ngiye kujya nyifata nkuremo iya exame ya 3. Utu tubare ndaza nta kindi, ndandika ikimenyetso cya bihwanye, nkirike muri uyu mubare niwo nshaka gukuramo, nandika n'ikimenyetso cya gukuramo kiba kiri kuri clavier cyangwa se keyboard, mpite nkirika no ku mubare ndi bukuremo. Ubu uyu mubare nimba mwakurikiye uri muri I4, muri kubona ko ari nayo yandika. Ntabwo Excel yimenya umubare, ahubwo imenya aho uwo mubare uherereye, ikafata ikirimo ikagiteranya n'ikindi cyangwa ikagikuba n'ikindi. Ninkanda enter igisubizo kiraza. Twabonye ko igisubizo kugira ngo ibindi bize ndakirikamo hano double, ibindi byiza nibyo hasi. Ubu ibi bisubizo iri kuba yafashe imibare irimo hano igakuramo irimo hano. Thank you. Tugeze mu kugabanya rero. Tuvuge ko nshaka gufata addition nkagabanya subtractions. Nkafata ibi byabonetse byateranyijwe nkakuramo ibyakuwemo. Donc nkagabanya ibyakuwemo. Ngiye gufata ibintu biri muri addition mbikuremo, mbigabanye ibiri mu gukuramo. Nta kindi kidasanzwe rwose. Ndandika ikimenyetso cya bihwanye, nkirike mu mubare, muri uyu mubare nshaka kugabanya n'uyu, ubwo ndakirika muri 75, kireho akamenyetso ka slash kaberamye, niko kajuwa role yo kugabanya. Mpite nkirika no mu mubare ndagabanya. Muri kubona ko ntabwo iri kwandika umubare, ahubwo iri kwandika ibanjije kwandika iyi K, ivuga ko uwo mubare ngabanyije uri muri korone ya K, ariko mu murongo wa 4 row 4. Ninkanda enter ikigabanyo kirahita kiza. Noneho mpite nkirikamo nkore double. Muri kubona neza ko imibare ijemo ibice kubera ko nyine murabona ko
ntabwo ari imibare nateguye ngo ihure. Hanyuma iyo ibice bije ari byinshi urabiselegisiona byose ushaka gusigarana igice kimwe. mukurikire neza, ukaza ukajya hano hantu muri menu yitwa home, muri kureba home, hano munsi ya general hari ahantu handitse ngo haruba hari increase decimal na decrease decimal. Munizere ko muri kuhareba. Increase decimal na decrease decimals. Iyo ukiritse hano uba uri kongera, iyo ukiritse hano uba uri kugabanya decimals. Ndi kugabanya bigakunda, ndi kugabanya, tuvuge ko nsizeho igice kimwe. Hanyuma ubu nongeye nkakoraho, iyi Excel yafata umubare uri inyuma y'akitso iyo ugeze kuri 5, guhera kuri 5, 6, 7, 8, 9, ihita yarondisa hano, ukabona ko ibyarondishije, ukabona umubare uriyongeye. Hanyuma tugeze kuri multiplication. Ubu nshaka ko kwarondisa nakongera nkakoraho rimwe, kubera ko byose byari rimwe n'ibice 3 n'ibice 4. Ningaruraho igice kimwe murebe nta gice cya 5 kirimo. Reka hano se nkugabanya, ndaza kubibereka mu kanya mbere ku buryo ubu, kubera ko iyi table yanjye Excel irimo formule, icyo nahindura cyose ibi byose birabashanje. Reka hano mpashyire nk'amanota 20. Mukurikirane hano ku 125, murebe kuri subtraction gukuramo, murebe n'ibi bice ninkanda y'inta. Muri kubona ko byose bise bihinduka. Kubera iki? Table yamaze kujyamo formule, aho ndahigira ikintu mpindura hose birahita bihinduka n'ahandi. Tugeze muri multiplication cyangwa se igikubo, nabyo nta kindi rwose. Ubwo ngiye gufata wenda uyu mubare nkube n'uyu, ndakirika, ndafata ibiri mu gukuramo mbikube n'ibyo mu kugabanya. Ndafata, twabonye ko formule zose zitangirwa n'ikimenyetso cya bihwanye, tubyibukiranye. Nimara kwandika bihwanye, nkirike mu cyambere nshaka gukuba n'ikindi, nshaka gufata uyu mubare, imibare irimo hano mu gukuramo, nkayikubanya n'imibare irimo hano mu kugabanya. Icyo ndakora, ndashyiramo akamenyetso ko gukuba, kaba kari ku 8, ni agasitari, ni nk'akanyenyeri, mpite nkirika no mu cyo nkubanya nacyo, nkande kuri enter, mpite nkirikamo double, ibisubizo bize. Twabonye ko iyo udakiritsemo double, ukirikamo hano ugakurura, ukageza aho table yawe irangiriye, n'ubundi ibisubizo bikaza. Hanyuma rero tugeze muri sum. Rero wakwibaza uti sum na addition bitandukaniye he? Bitanga resulta zimwe ariko ntibikora kimwe. Tubyumve neza, bitanga resulta zimwe ariko ntibikora kimwe. Kubera iki? Mukurikire murebe, muze kureba iyi table hano muri addition. Reka mashyiremo umubare ibara ry'umutuku kugira ngo muze kureba ko biraba bisa. Tugeze hano muri sum. Formule zose ni ihame, zitangirwa n'ikimenyetso cya equal. Ukandika ijambo sum uko bimeze. Sum urabona ko ni function cyangwa se ni ijambo ni keyword, ni ijambo Excel easy. Ntago urabona ko nanditsemo ijambo sum nibeshye nta kintu cyiza, ariko nanditsemo sum ibyanyabyo, tubona ko haza functions nyinshi. Urandika sum rero, wandike, ufungure bracket, uvuge ngo umubare wa mbere ngiye guteranya n'uwe. Turi bukiranya ko ari aya mateje. Uwa mbere uri muri kangahe? Ni muri D, ngaha D4, mpakirike. Mukurikire murebe, nimara kuhakirika nta kindi nkora, ndaselegisiona nzane kwa kundi ngezaho umubare wanyu murangiriye. Bivuze ngo ngiye guteranya kuva kuri D4 kuzangere kuri I4, ari nabyo yandikiye. Nindangiza mfunge parenthèse cyangwa se bracket, nkande enter. Muri kubona ko umubare uraha usa n'uraha. Kanze nabyo mbishyire mu mutuku, murebe rwose formule aho zitandukaniye. Nivanga izi za mbere nagendaga nandika imibare byose nteranya ni ibivunanye, ariko aha ka sum niko koroshye cyane. Ubwo ninkirika mu gisubizo cya mbere, nka double clickinga, ibisubizo biraza. Muri kubona ko imibare mfite hano mu mutuku irasa n'iri hano, kandi formule si zimwe.
kugira ngo mbibutse izo nakoresheje muri addition ya mbere, murebe bya bindi nagendaga nteranya byinshi cyane. Ariko aka ngaka murabona ko nkoresheje utuntu duke cyane, ariko byose bitanze resultat zimwe. Hanyuma rero tugeze kuri formule cyangwa se function cyangwa se function yitwa percentage cyangwa se pourcentage. Iyo ushaka gushyira kuri pourcentage cyangwa se ku ijana, ubwo tugiye kureba iki giteranyo n'ubundi ni kimwe n'iki ngiki, tugishyire ku ijana. Muri kubona ko kirenze ijana, ushatse wanagishyira kuri 7. Tukibaza tuti bikorwa bite rero? Urabanza ukamenya ngo total ya byose bakoreye kuri angahe. Total ya byose nitureba neza, ahambere hari 40 inshuro ebyiri. 40 inshuro ebyiri muri kubibona hano kuri teje zambe zino ziri mu muhondo, ubwo ni 80. Tukongeraho ijana riri hano kuri teje na examen, ubwo ni 180. Tukongeraho 140 ya teje ya gatatu, 140. Tugahita tubona ko ari amanota 320 bakoreyeho. Amanota 320. Kurikire murebe, ubwo ni ukuvuga ngo uyu wa mbere kuri 320 afite amanota 138. Urandika bihwanye, twibukiranye, urandika ikimenyetso cya bihwanye. Reka ngerageze nzuminge mubirebe neza rwose. Urandika ikimenyetso cya bihwanye, ukirike mu manota yawe ayo ugiye gushyira ku ijana. Tubyibukiranye ko uyakuba nayo ugiye gushyiraho, ubwo turakuba n'ijana. Mwihangane gato, gato. Uyu urandika ikimenyetso cya bihwanye, ukirike mu manota yawe ushaka gushyira ku ijana, ushyireho akamenyetso ko gukuba, ushyireho ijana. Tugiye kuyashyira ku ijana, ukuba n'umubare ushaka kuyashyiraho, ukibuka kamaye akamenyetso ko kugabanya. Ubwo ndagabanya ayo bakoreyeho 320. Ufata amanota ushaka gushyira ku kigereranyo runaka, ukayakuba n'ayo ushaka gushyiraho, ukagabanya toto yayo bakoreyeho. Nta kindi ndakora, ndakanda kuri enter. Nta kindi bisubizo twabonye ko ukirika hano mu nguni ugascrollinga cyangwa se ugakoramo double click. Aya manota ari ku ijana. Nimba mwibuka, aya manota ndayashyira ndagabanya ibi bice gute? Ndabiselectiona gutya, nabiselectinze gutya, aya manota arimo ibice byinshi. Nze muri menu yitwa home, nindangiza nze hano muri numbers. Hano twabonye ko ari ukwenkirizinga decimals. Nimba nzize gutya, ubwo ndabyongeye. Hano ni ukubigabanya, ndashaka ko hasigaraho igice kimwe. Rimwe nababwiraga rero, murebe nk'aya manota 40 hano ku muntu wa kabiri. Ubu ninyakirikamo nkarondisa, biraba 41 do. Tubigumishemo ariko bimeze gutyo. Nizere ko ubwo ngubwo niba umuntu akubwiye ati nkorera ibintu ariko iyi mibare ariko igaragaza ibice bibiri inyuma y'akitso, ubwo ndakirikamo nongereho ikindi gice, ubwo nongeyeho 3, 4, 5 gukomeza. Ariko ubwo kugabanya, ndagabanya nsigeho kimwe. Uko bigabanya uba uri kugenda warondisa. Hanyuma rero tugeze muri rank. Ni nko gushyira ku myanya. Ese aba bantu dufite bacu bahategeka Imana, aba bose muri kureba, turagira ngo dushyire aya manota ku myanya. Muri kubona uyu mfite 43, nubwo ari uwa mbere kuri liste, ariko urabona ko atari bubu wa mbere. Kugeza kuri uyu munota urabona ko umuntu wa mbere ari uyu wa nyuma witwa Ikomeze Faustin. Hanyuma ubwo kugira ngo tubigenze neza rank rero, urandika ikimenyetso cya bihwanye. Mukurikire ikimenyetso cya bihwanye, wandika ijambo rank. Urabona ko naryo rirazwi muri Excel. Numara kwandika rank, ufungure parenthèse cyangwa se ufungure bracket. Ubanza iyo umaze kugira gutya, ukirika mu manota ushaka gushyira ku myanya, aho inota rya mbere riri. Urabona ko ari muri O4. Iyo urangije ushyiraho kama.
cyangwa se virigile cyangwa se akitso mu kinyarwanda. Kugira ngo rero ukore formule zibe ziri seriye cyangwa se zibe zitaza gusenyuka cyangwa se ngo zikore ibyo utizeye cyangwa se bitari byo, ushyiraho ikimenyetso cy'amadolari, warangiza ukongera ukandika ngo ngiye kwandika kugaragaza aho urihangana ntangire mve muri zoom kugira ngo turusheho kubyumva neza rwose. Urandika ijambo equal rank bracket, ufungure bracket, ukirike mu manota yawe, ushyireho virigile cyangwa se akitso, wandike ikimenyetso cy'idolari, wibuke uvuge ngo ese aya manota ya pourcentage tugiye kureberaho ku ijana ari muri korone yitwa ngo iki? Ni O. Muyibuke ni O. Nimara kwandika O, ndongera nshyireho ikimenyetso cy'idolari, mubyibuke neza. Nimara kwandika ikimenyetso cy'idolari, nongere nandike ese amanota ya mbere ari mu murongo wa kangahe? Ni muri 4. Ubwo ndashyiraho 4. Nimara gushyiraho 4, nshyireho utudomo 2. Ubwo noneho rero sasa hakurikiyeho kwandikaho umuntu wa nyuma akazi arimo, aho amanota ya nyuma arangiriye. Ubwo ni ahangaha, uyu muntu wa nyuma ari muri korone yitwa O, ariko muri row yitwa 13. Ubwo ndaza nandike ka kamenyetso k'idolari, nandike O, kurikire nongere nandike akamenyetso k'idolari, Excel irahita ibibona nimara kubikora, nandike 13. 13. Muri kubona ko ihise selectiona kugera kuri 13. Ni nkaho bivuze ngo ibyo umbwiye ndabibonye, mbonye ibintu ngiye kugushyirira ku mwanya, mpite mfunga bracket cyangwa parenthèse yanjye, nta kindi ndakora kuri OK. Ubu formule ya mbere y'uyu muntu wa mbere inyeretse ko uyu muntu wa mbere araba uwa 7. Kugira ngo ndebe ino myanya rero yo yindi yose isigaye, ndakirika mu mwanya wa mbere nkore double. Muri kubona ko imyanya irivangavanze. Ni abantu 10, dore uwa mbere already nibyo rwose. Ni umuntu wagize amanota 67.8. Twibukiranya ko ngubu hano narondishije, wahita ubona ko agize 68. Hanyuma rero nshaka gutondekanya liste yanjye ikimukana n'amadone yayo byose bikimuka, buri muntu akimukana n'amanota ye, ariko nkabitondekanya nkurikije uhereye ku wa mbere. Mubyibuke, ndaza selecting table yanjye mpereye ku mazina, nze ngere hano hose na ranka, nze ngere hano nyiselecting, nindangiza nje hano muri filter hano, mpite njya ubwo ni muri menu yitwa home, njye muri custom. Ninjya muri custom, ndaza mpite nkirika hano rero sasa. Muri kubona ko hano ngomba guselectiona, kanze mbanze nzikuremo add level. Uburyo bwiza uselectiona nino korone irimo iyo rank, ukayiselectiona ikaza ikagera ku muntu wa nyuma. Muri kubibona ko nayiselectinze, nkaza nkajya muri filter, sort and filter hano, nkajya muri custom, nkajya muri expand the selection. Bivuze ngo nibishyira kuri par ordre décroissant cyangwa se croissant, ihereye ku gito ijya ku kinini cyangwa se ihereye ku kinini ijya ku gito, buri muntu arimukana n'ibye. Nimba uyu muntu wa mbere hano afite 117, ibintu byose biri corresponda nawe arabijyana ku mwanya wa mbere. Ariko iyo uvuze hano ngo continue with the current selection, ubwo ugiye gukoordona cyangwa ushyira ku murongo utwo waselectinze gusa. Aha muhumve, ubwo bivuze ngo biraguma muri expand. Mpite njya muri sort. Hano rero, hano ndahitamo titre ngomba gukurikiza. Titre ndashaka ko iba rank. Urumva ko aho washyira hose n'ubundi ushatse wahitamo. Ubu ni ukuvuga ngo mpisemo addition, n'ubundi umuntu wagize menshi ni uraza imbere. Nimpitamo hano muri sum, urumva ko n'umuntu wa mbere wagize menshi ni uraza imbere.
ariko reka tugendeye kuri rank kuko niyo twaselectinze. Ni smallest to largest, birumvikana, no guhera ku mubare muto ni rimwe ujya kugera ku mwanya wa 10. Ahita nkirika kuri OK. Mukurikire murebe. Dore wa muntu wari uwa 10 kuri liste ahisamo wa mbere. Imyanya irikurikiranyije ku murongo neza rwose. Yikurikiye ku murongo ku buryo nta kosa na rimwe rivutsemo. Ubwo umuntu wa mbere n'uwo manota uko akurikiranye ni umuntu wa mbere rwose witwa Ikomeze Faustin, ariko imyanya urabona ko hano yahindutse. Vanga iyi myanya ya hano kuri liste, iyi numerotation zo kuri liste ntaho zikuhuriye n'amanota bagize. Ubwo ushobora kubyumva nk'umuntu ushobora gukenera gukora report, byose murumva ahantu mwazabikenera. Hanyuma tugiye kureba icyo bita minimum. Minimum ni umubare muto. Tuvuge ko tugiye kureba muri iyi mibare yo mu giteranyo, sibyo? Turebe umubare muto ariwo minimum, turebe umubare maximum, turebe n'umubare, cyangwa se reka turebe muri aya manota yo kwijana. Turebe umuntu ufite amanota make, ubwo turi buze kubona uyu nidushyiramo formule. Umuntu ufite amanota menshi ni maximum, ubwo turi bubone uyu nidushyiramo formule. Tuze gukora na moyenne, ese batsinze ku kigereranyo cya kangahe, cy'amanota angahe kwijana. Twarajya hano kwandikamo muri minimum, ukandikamo ikimenyetso cyabihwanye. Hano harimo impamvu buriya bitagaragaraga hano, ubu bivuze ngo inyuguti zibe umweru. Ndandikamo bihwanye, nandikemo ijambo min. Waryandika mu nyuguti nto cyangwa nini ryose imashini irarimenya. Ushyireho parenthèse cyangwa bracket, ukirike mu manota yawe uhereye ku ya mbere ugeze ku ya nyuma. Ubwo ndaza ngire gutya, muri kubona uko mbigenjeje. Ubwo ni kuva kuri O4, O4, dore kane, O twabibonye, O ugahita uyivuga umubare wa row ukagera kuri O13, ugafunga bracket, igahita ikwereka umubare muto. Amanota make ni 31.6 ngaya hasi. Hanyuma tugiye kuri maximum, urandika equal max, ushyireho parenthèse, ukirikemo gutya rwose, ukurure utarekuye ugeze ku muntu wa nyuma, ufunge bracket, ukande. Uhita ubona ko umuntu wa mbere ufite menshi ari 67.8. ngaya niyo ya mbere n'ubundi. Tugiye kureba moyenne rero. Average rero naho urandika ikimenyetso cyabihwanye, wandike average uko urirambuye ryose, nta mpini. Nabwo wandike ngo ni ukuva ahangaha ku muntu wa mbere ugera ku muntu wa nyuma, ufunge bracket. Ugiye kudukorera moyenne yari amanota, nimfunga dore ngaya. Ni ukuvuga ngo moyenne ni igiteranyo cy'aya manota ugabanyije umubare w'abo bantu. Turabizi nimba umuntu wa mbere turi gukora moyenne y'abantu 3, uwa mbere afite 2, uwa kabiri afite 3, uwa gatatu afite 4. Ubwo ndafata amanota y'uwa mbere 2 nyateranyaho y'uwa gatatu, uwa kabiri 3 nyateranyaho y'uwa gatatu 4, mpite mbona amanota 9, ngabanya umubare wabo 3, mbone ko ari amanota ngahe. Mbone ko ari amanota 3. Ubwo hano 49 niyo moyenne umuntu. Ni ukuvuga ngo buri munyeshuri ni nkaho navuga ko afite 49. Par rapport, tutitaye ku wa mbere afite menshi, uwa nyuma afite make. Ni moyenne y'aya manota yose, aya muri kubona nshyize mu ibara rijya gusa nk'umukara, muri kuribona. Iyi ni moyenne. Hanyuma rero ndagira ngo mbereke ko ikintu nagira ngo mbereke mbere yo gusoza, ndagira ngo mbizeze ko mu cyumweru ejo cyangwa ejo bundi nzashyiraho pariti ya kabiri, ni part 1 ya Excel. Nzashyiraho nibura amapariti 3 asobanura cyangwa se akomeza isomo ryatangiye, na Word bizagenda uko, na PowerPoint bizagenda uko, ndetse n'izindi porogaramu cyane cyane kuzikunze gukoreshwa umuntu akunze gukenera mu kazi ka buri munsi. Hanyuma rero ndakomeza mbashimire, mbibutsa ko twarebye kuri addition, guteranya, gukuramo, kugabanya, gukuba no guteranya ukoresheje inzira y'ubusamo kandi yoroshye nziza. Tukareba gushyira ku ijana, tureba gushyira ku myanya, tubasha kureba umubare mutoya, kureba umubare mutoya mu mibare myinshi, kureba umubare munini mu mibare myinshi, no gukora moyenne cyangwa se impuzandengo mu mibare myinshi. Hanyuma ndagira ngo mbashimire, mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona video zacu za buri munsi,
ndetse n'ibyo tuba twabateguriye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse dukomeze twubake igihugu cyacu gifite ikoranabuhanga riboneye, kandi duteze imbere igihugu cyacu, ndetse tuzaba tunahinduye isi kurusha uko twayisanze. Murakoze, mwari kumwe na IT Fiacre.